Igice cya 8. Ibyerekeye inyama zaterekerejwe ibishushanyo bisengwa. Ibyerekeye ku byaterekerejwe ibishushanyo bisengwa turabizi, kuko twese twahawe ubwenge. Ubwenge butera kwihimbaza, ariko urukundo rurakomeza. Umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, naba yari yagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya. Ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Nuko rero ibyerekeye ibyo kurya byaterekerejwe ibishushanyo bisengwa, tuzi yuko igishushanyo ari ntacyo ari cyo mu isi, kandi yuko ari nta mana yindi iriho keretse imwe. Nubwo hariho ibindi byitwa imana, ari byo mu ijuru cyangwa mu isi, nk'uko hariho imana nyinshi n'abami benshi, ariko kuri twe hariho imana imwe, ariyo data wa twese ikomokwaho na byose, ariyo natwe dukesha byose, kandi hariho umwami umwe, ari we Yesu Kristo, ubeshaho byose, natwe akatubeshaho. Ariko ubwo bwenge ntibuzwi n'abantu bose, kuko bamwe kubwo kumenyera gukorera ibigirwamana barya inyama zabiterekerejwe, bakiyumvamo ko ari imana nyamana baziterekereje. Nuko ibyo bigatuma imitima yabo idakomeye yononekara. Nyamara ibyo kurya si byo bitwegereza Imana. Iyo tutabiriye ntacyo dutubirwa, cyangwa iyo tubiriye ntacyo twunguka. Ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza na hato. Kuko umuntu nakubona wowe ujijutse wicaye urira mu ngoro y'ikigirwamana, mbese ibyo ntibizatera umutima we udakomeye guhangara kurya ibiterekerejwe ibigirwamana? Maze udakomeye akaba arimbuwe no kujijuka kwawe, kandi ari we mwene data Kristo yapfiriye. Nuko ubwo mucumura kuri bene data mugakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mucumuye no kuri Kristo. Nuko rero niba ibyo kurya bigusha mwene data, sinzarya inyama iteka ryose kugira ngo ntagusha mwene data.